Nyambo ndagukunda, yego ntago ndi umuhanzi ngo nahogoza, ariko ukuntu umeze, ukuntu uteye birangaragura, birancengagura. Ubuzima bwawe butameze neza, nanjye ntacyo naba ndicyo, nagufite nta kintu naba mfite. Ni wowe mwuka wo mpumeka, ibitekerezo byanjye ni wowe gusa. Nyambo please emera umubano wanjye nawe, tukomeze tuwuzahure, tuwuzamure, tuwugeze ku rundi rwego. Nyambo mbabarira unyumve nk'umuntu, ndabizi neza nanjye nzakubera undi wundi, nzahinduka nkubere mushya mu maso yawe no mu bitekerezo byawe. Wirengagize abo baguca intege, wirengagize abo ngabo bashaka kukuvanga, bashaka kugukura mu byo urimo. Nyambo ukora ibintu byiza, kandi ibintu byo bari kugusebya kuri iyi mihanda ntago ngiye nabyemera, wapi ntago nabyemera pe. Nyambo uri mwiza, ndagukunda kandi nzahora nagukunda. Niyo mpamvu ngira ngo tubane njye nawe, basi dukundane, dukomeze bino bintu byacu tubishyire ku rundi rwego. Nyambo please nyumva pe, uyu si njye, ni urukundo ruri kuvuga. Nyambo uraba wumva umusore w'abandi ati ndagukunda cyane, ntabwo ari njye uri kuvuga, urukundo nirwo ruri kumvugisha. Turakwinginze tabara uno mwana, urukundo rutamuhitana, umutima we ngo uraremereye, arashaka gukundwa nawe. Se tukiri aho, urashaka Nyambo kumukunda byo gukundana, cyangwa urashaka kumugira umugore? Ndashaka kumukunda, nkarenza kumukunda, nkamutetesha, nkamugira mama w'abana banjye, tukabana, aho buri mu gitondo nzajya mbyuka nkamubona, buri saa sita, buri ku mugoroba tukaba turi kumwe, buri kimwe cyose cyo nkose tukaba turi kumwe. Ibyo bintu atabyemeye ntanakimanika, ntanakiyahura. Ufite icyizere ko azabyemera? Ntabwo ari icyizere gusa, ahubwo njye nanabyiyumvamo. Niyo nanaryamye, niyo nanari no kumurota, mba ndi kubona ko turi kumwe. Rero nanyorohereze, ibi bintu ni ibyanyabyo. Nyambo ni ibyanyabyo, ni izina, ni impamo y'Imana. Umuntu ashobora no guturika umutima utari kubibona. Basi humuka ku maso, urebe umuhungu ugukunda, uve muri ibyo by'amapuranka. Nyambo ndakwemera byatari bihebuje, nta kundi nabivugamo usibye gutuza, kuko ushobora no guturika umutima kubera ibyo umuntu aba ari kuvuga. Umusore uraha akunda Nyambo, anarababaye kandi akeneye ko urukundo akunda Nyambo yarusubizwa. Hari abakunzi benshi ba Nyambo, ni iki wabasaba abantu bakunda Nyambo? Yego, abantu bakunda Nyambo bamufasha mu byo akora, ariko njyewe birarenze ibyo mumwifuriza, njyewe birarenze. Azahirwe n'ubuzima, ntazababare, ntazakomeretswe, kuko umuntu wamukomeretsa yaba ashaka intare, yaba nshaka. Naca buri hamwe hose kugira mubone, kugira mufate. Umuntu umubabaza ntago twacana uwaka. Turagusuye cyane wowe ukunda ibiganiro byacu, ukanabikurikirana buri munsi. Hano twakiriye ni kuri 10-50 ndetse na Karabyo TV. Umunsi twakiriye umuntu tutavuze byinshi, reka ahita bakira muri Noza nawe
cyangwa basuhuze muri vibe ziwe, turakwakiriye. murakoze. Nyambo, kwihangana byanze, yo kuryama byananiye, ndi kurara nkutekereza, nabaye nk'umucamanza, basi wampumurije koko. Nyambo, wamvugishije koko. Agitangirira kuri Nyambo urabyumva neza, uyu ni umukunzi wa Nyambo, umukunzi by'imbere, apana umufana, umukunzi By'indani. umusheri we. Uyu munsi byaramurenze nk'uko yabivuze, arashaka kubyerekana no ku bafana ba Nyambo bakamumenya. Agiye kutuganirira atubwira uburyo akunda Nyambo, uburyo byaje, tumenye neza ko ibintu avuga ari ukuri. Icyo twakora ni ukumuha ikaze, turakwakiriye, gira ikintu ubwira abakunzi ba Nyambo. Ikintu cyo nabwira abakunzi ba Nyambo, njyewe kuva kera Nyambo atarajya no muri ibi bintu byo muri social media, naramukundaga by'indani. Noneho bikomeza kurushaho ahantu abyinjiriyemo ibi bintu by'amakomedi, by'amavideo nyine, noneho narasaze ku rwego rwo hejuru. Ntago nabaho Nyambo tutari kumwe, namufite sinabaho, sinarya. Buri kimwe cyose cyo nkoze kiba kirimo izina Nyambo. Muri make adahari ntago naba nanjye mari. Nyambo ataraza mu mafilime, ataraza muri ibi bijyanye na komedi, waramukundaga? Nyambo arabizi ko umukunda? Icyangombwa ntago mbizi nimba bizi, ariko njyewe n'umutima wanjye n'ubuzima bwanjye ndabizi ko mukunda kandi by'indani. Niki wakora kugira Nyambo abone ko umukunda atari kimwe n'abandi bose, kuko afite abafana, afite abakunzi n'abandi bamukunda? Ni irihe tandukaniro wagaragaza rigaragaza ko ukunda Nyambo? Nyambo, please, ndahangaha, yego ntago nshoboye cyane, ntago ndi umuhungu urenze, ntago nzwi cyane, ariko pe ibyo ndi kukubwira ntago ari ibintu biri aho ngaho biciriritse. Ngenda gukunda n'umutima wanjye wose. Itandukaniro abandi bagusiga, ariko njyewe ntanagupfira. Ubyemeye wanyemerera tukabonana, tugahura, tukavugana, tugakundana, tukazanagura umuryango wanjye nawe. Nyambo, please, nyumva nk'umuntu. Muri make urashaka kwagura umuryango wowe na Nyambo? Nyambo ni umunyarwandakazi umaze iminsi mu bihe bitamworoheye. Yego. Hari ibintu byamuvugwagaho bitari byiza, ariko nawe uraje, turamukunda. Ndamukunda. Noneho ikintu kiri kumbabaza nuko bari kumuteraho ibi biganiro. Nkumva ndababaye byahatari. Nkumva nk'aba bantu se ni ukubera iki? Kuki bifata bakavuga kuri uyu muntu koko, kandi ngenda bizi neza 100%. Ntago biriya bintu bari kumuvuga hari ibyo pe. Barimo baramubeshyera, bari kumuharabika muri make. Tagiye cyane kubiri kumuvugwaho, turacyakuriyeho nk'umuntu umukunda. Hari abasore benshi mu Rwanda, ahura n'abasore benshi beza, abo hanze, abo mu gihugu. Niyihe mpamvu wumva ko ari wowe ukwiye gukundwa na Nyambo? Bariya bahura, abari mu kazi, hari igihe wenda bagiye nko gushutinga, cyangwa wenda ari mu bitaramo ukuntu, yagiye wenda mu mashose. Bariya ntago nabitindaho ngo bakundana, ariko njyewe nambabarire, amumwanya anyumve pe. Njye ndamukunda. Byo kuvanga aba besto ibiki, njye ndamukunda urukundo rw'indani. Nzanimanike se kugira bibone, nabivuga. Wimanitse ntago yabibona, ahubwo
turashaka urabona hari abantu benshi baza kuri iyi mihanda bavuga ngo bakunda umusitari runaka ari ukwitwikira. Niyo mpamvu natwe tuba twashidikanyije tukibaza uti kugira ukunde Nyambo byaturutse kuki? Kugira ukunde Nyambo ni ikihe kintu cyabihamya ko utandukanye n'abandi bose? Wenda Nyambo akaba ari cyo yashingiraho avuga ati uyu musore arankunda. Nabonye abantu benshi baza bavuga ko bakunda abantu ariko uru rukundo rwo ruratandukanye. Wowe ubona ari iki yashingiraho? Duha impamvu nyine igaragara. Njyewe impamvu namuha ifatika igaragara yumvikana, we nta amaye umwanya akambwira icyo ashaka cyose, cyaba ari ukwimanika, cyaba icyo ari cyo cyose yifuza ko namukorera cyangwa cyamushimisha, icyo cyose nagikora, cyose kibaho cyo yambwira naba ready yo kugikora. Ese ubundi usibye kuvuga ko umukunda, urabizi kugira utsindire umukobwa biba bisaba umuterete cyangwa wirarire unamubwira ati ndashyikingi reba muri kamera. Tubifate ko Nyambo iyi video arayibona. Yego, ndashaka tuguha umwanya Nyambo umuterete ku buryo nabona iyi video arahita avuga turiya musore mu munshakire. Tuguhaye umwanya. Nyambo yego, agasore kirariye katiraririye ntago karongora inkumi, ariko njyewe ntago najya aho ngaho mubeshye ngo ndatunze amamiliyari ngibiki, ntago nakubabaza uwo mutima kuko ubabaza sinkufite pe. Njyewe buri kimwe cyose nakubwiza ukuri, uri umukobwa mwiza, uritonda, kandi birenze ibyo uvuga make. Rero uri agakobwa keza, akazuba, uri agasaro, nta nubwo uri agasaro gusa, uri diyama buri muhungu wese yifuza kuba yatoragura, ariko ntago ibonwa na buri mwe wese. Niyo mpamvu nshaka ko iyo zahabu, iyo diyama ibi yanjye. Nyambo ndagukunda cyane ku rwego rwo kuba naho ndi mu rugo ntago narya, ntago nahumeka ndamutse numvishe ko wagize n'ikibazo, byaba ibindi. Ubu ngubu urabyizeye neza amagambo mubwiye? Yego, nabo ni video ari buze kwita avuga turamukunda bitewe n'ayo magambo. byahatari ndamukunda. Wenda ashobora kubireba gutya akagira ngo ni ibindi biri aho ku ruhande, ariko amaye umwanya tukanabonana nibwo yabibona ko byagutse birenze ukuntu abitekereza cyangwa ukuntu yabibona abonye iyi video. Nyine abakobwa iyo ugiye kubaganiriza cyangwa kubatereta baba bashaka kubabwira impamvu nyine bakunda cyangwa ari bo wahisemo kurusha abandi nyine. Urabona haba hariho abakobwa benshi baba bashaka no kumenya uyu musore niba atambeshya yagundiye iki, ni icyo ambonaho gitandukanye n'abandi. Wowe icyo wivugiye ko umukunda, umubwira ibiki n'ibiki. Icyo yansaba cyose kugira abone ko mukunda ntagikora. Icyo ari cyo cyose kibaho n'ikitabaho ntakirema. Ni iki gituma uvuga ko Nyambo ari mwiza kurusha abandi? Ni ibiki nyine ubona abandi batabona kuri Nyambo? Nyambo ni umwana mwiza, aritonda, acisha make, kandi yumva buri umwe wese, atanga umwanya. Ibyo ngibyo nibyo bimugira umuntu urenze abandi bose bakobwa babayeho n'abazabaho, kuko nta muntu uzabaho nta n'uwabayeho waruta Nyambo. Ni mwiza cyane. Niki yigaragaza ko Nyambo mukurikirana umunsi ku munsi? Nta story ye, nta buzima bwe,
haba ubwo hanze ya kamera cyangwa ubwo muri kamera mo indani natazi nta na bumwe. Ntabwo umuntu waba umukunda ngo ibyo akora ubyange. ujya kumubona bwa mbere wamubonye? Ahantu namubonye bwa mbere muri aya mavideo ya ba Kiramani, nimwo nkeka ko yakinaga, simbizi neza. Kandi wavuze ko niho namubonye. wamumenye atarakinira ibintu by'amafilime Nyine ahantu ho namubonye bwa mbere mbere y'uko ibintu by'urukundo bisara birenga, ni muri ayo mavideo. Naho igihe namuboneye ni kera cyane, muri 2019. mwaba mwariganye, wabuze aho yize, mwaba mwaraturanye, ni gute wamubonye ataragera kuri imihanda? Kuko abantu benshi twamumenya ari uko atangiye gukina amavideo. Ubundi ntago yagaragaraga nyine cyane, ntago yakoreshaga ibi bintu by'imbuga cyane, ariko nyine ahantu namumenyeye yakundaga gupostinga gake gake. Nyine twari duturanye. Muturanye? Nubwo tutari duturanye inzu ku nzu, ariko twari duturanye mu murenge umwe. Ni mu Burasirazuba niho avuka. Avuka mu Burasirazuba? Ni uwo mu Burasirazuba. Burasirazuba ko ari bunini? Ahantu bita ntari ubwo avuka mu Burasirazuba mukaba mwanaraturanye. Mbwira nyine, erega abantu aba ari benshi, baba bashaka kumva, nubwo hano wabinyujije ntabwo ari Nyambo wenyine shaka ko Nyambo abibona, ariko hano wabinyujije biraza kubonwa n'abantu benshi bashaka kuvuga ati uyu musore ari kwishakira gutwika, abandi bakavuga ati iby'uyu musore biragaragara ko ari byo. Uduhaye inkuru y'uburyo urukundo rwawe na Nyambo rwaje, mwari mwavuganaho? Nyambo ntago twari twavuganaho. Se wowe uramukunda gusa bishoboke ko nawe atabizi ko umukunda? Oya, kumukunda ndamukunda. Kuvuganaho ntago turahura ngo tuganire. Hari ukuvugana bisanzwe nyine, hari no kuvugana nyine muri kumwe. Rero kuvuga ntago mwari mwavugana muri kumwe amaso ku maso. Kandi icyo ngicyo ni nacyo nifuza, nicyo cyatuma ntera intambwe ya finish line, kugira mwereke urwego rwo mukundaho ukuntu rungana cyangwa se rumeze. Nose ko ibyo gukundana, urabona hari abasitari benshi baba bakundana ariko badashaka ko bigaragara kuri kamera, bigaragara ku ma social media. None wowe wahisemo kubizana kuri social media, kandi ntekereza ko na Nyambo nawe ushobora kuba ari muri bamwe bagira ute, bashobora kuba batakwemera ko inkundo zabo zigaragara kuri social media. None urumva bitari bwica umubano wawe na Nyambo, cyangwa kugera aho mukundana bikaba ikibazo? Oya, Nyambo naramuhamagaye ndabimubwira, numva ntago ari kubigira ibintu birenze, ntago ari kubigira bya sere. None ndimo nagira ngo kuri kamera mbimubwirireho, wenda uko yifuza ko dukundana cyangwa tubana twazabishyira inyuma ya kamera, ariko imbarutso yo kugira ngo abyemere najya kuri izi mbuga, najya kuri kamera nkabimubwira neza, kugira yumve ko nanjye mu mutima ntago merewe neza. Kuba atari kunyemerera ngo dukundane tuzanabane, dushinga umuryango njye nawe, kuko urukundo rwo mufitiye ntago rwahutazwa na buri umwe wese, ntago rwahungabanywa. Nyambo ndamukunda byeruye, kandi ibyo mvuga byose nshize amanga, ntanabisubiramo. Ndamukunda bya hatari. Ukunda Nyambo bya hatari, ukaba wiyemeje kubivugira kuri kamera? Yego. Njyewe kugeza ubu ngubu nyiri gushidikanya, ni iki kigaragaza ko ukunda Nyambo wa musore? Ni iyihe mpamvu wiyumva ko ari wowe Nyambo? Ese ufite icyizere ko Nyambo ari bukwemere?
ndabizi neza. ushingiye ku ki? Nshingiye ku kuntu mubona, yego ntago mbizi 100% yego ko yanyemera, ariko njyewe nzakora buri kimwe cyose reke ko mukunda bya nyabyo. Kandi ndabizi neza nawe azabibona, abone ibintu byari gukora byo kunyima umwanya atari byo, kubera arumvikana. Kandi nabibona ndabizi neza azabyemera, kuko abantu bari kumwe bose mba mbona ari ababesto. Nta muntu ufite urukundo nk'urwo mfite rwo namukunda nkamukundwa kaza. Umusore ukunda Nyambo arabaganirije arababwira uti nkunda Nyambo byo gupfa, nahisemo no kubigaragaza imbere ya kamera kugira ngo mubwire ko mukunda, nk'uko twavuze kare tubikora. Dushobora kuba twaganiriye ariko ukaba wagize ikindi gitekerezo cy'ikintu ushaka kubwira Nyambo, tugiye kuguha umwanya wongere ubwire Nyambo uti ndagukunda. Mu bya kare wamubwiye hari ibyabuzemo, nanjye ndi umukobwa ntabwo nakwemera ari biriya umbwiye gusa. Ugiye kongera guhabwa umwanya wongere umubwire uti Nyambo gutya na gutya ndagukunda, ndetse n'ikimenyimenyi nakora ibi n'ibi kugira ngo nkwereke ko ngukunda. Umwanya ni uwawe. Nyambo ndagukunda, yego ntabwo ndi umuhanzi ngo nahogoza, ariko ukuntu umeze, ukuntu uteye birangaragura, birancengagura. Ubuzima bwawe butameze neza nanjye ntacyo naba ndicyo, nagufite nta kintu naba mfite. Ni wowe mwuka wo mpumeka, ibitekerezo byanjye ni wowe gusa. Nyambo please emera umubano wanjye nawe, tukomeze tuwuzahure, tuwuzamure, tuwugeze ku rundi rwego. Nyambo mbabarira unyumve nk'umuntu, ndabizi neza nanjye nzakubera undi wundi, nzahinduka nkubere mushya mu maso yawe no mu bitekerezo byawe. Wirengagize abo baguca intege, wirengagize abo ngabo bashaka kukuvanga, bashaka kugukura mu byo urimo. Nyambo ukora ibintu byiza, kandi ibintu byo bari kugusebya kuri iyi mihanda ntabwo ngiye nabyemera. Wapi ntabwo nabyemera pe. Nyambo uri mwiza, ndagukunda kandi nzahora nagukunda. Niyo mpamvu ngira ngo tubane njye nawe, basi dukundane, dukomeze bino bintu byacu tubishyire ku rundi rwego. Nyambo please nyumva pe. Uyu si njye, ni urukundo ruri kuvuga. Nyambo uraba wumva umusore w'abandi ati ndagukunda cyane, ntabwo ari njye uri kuvuga, urukundo nirwo ruri kumvugisha. Turakwinginze tabara uno mwana, urukundo rutamuhitana, umutima we ngo uraremereye arashaka gukundwa nawe. Se tukira urashaka Nyambo kumukunda byo gukundana cyangwa urashaka kumugira umugore? Ndashaka kumukunda, nkarenza kumukunda, nkamutetesha, nkamugira mama w'abana banjye, tukabana. Aho buri mu gitondo nzajya mbyuka nkamubona, buri saa sita, buri ku mugoroba tukaba turi kumwe. Buri kimwe cyose cyo nkose tukaba turi kumwe. Ibyo bintu atabyemeye ntanakimanika, ntanakiyahura. Ufite icyizere ko azabyemera? Ntabwo ari icyizere gusa, ahubwo njye nanabyiyumvamo. Niyo nanaryamye, niyo nanari no kumurota, mba ndi kubona ko turi kumwe. Rero nanyorohereze, ibi bintu ni ibya nyabyo. Nyambo ni ibya nyabyo, ni izina, ni impamo y'Imana. Umuntu ashobora no guturika umutima utari kubibona. Basi humuka ku maso urebe umuhungu ugukunda.
uve muri ibyo by'amapuranka. Nyambo ndakwemera byahatari bihebuje, nta kundi nabivugamo usibye gutuza, kuko ushobora no guturika umutima kubera ibyo umuntu aba ari kuvuga. Yesu, umusore uraha akunda Nyambo, anarababaye kandi akeneye ko urukundo akunda Nyambo yarusubizwa. Hari abakunzi benshi wa Nyambo, ni iki wabasaba abantu bakunda Nyambo? Yego, abantu bakunda Nyambo bamufasha mu byo akora, ariko njyewe birarenze ibyo mumwifuriza, njyewe birarenze. Azahirirwe n'ubuzima, ntazababare, ntazakomeretswe, kuko umuntu wamukomeretsa yaba ashaka intare, yaba nshaka. Mbese uri intare ya buri Nyambo? hamwe hose kugira mubone, kugira mufate. Umuntu umubabaza ntago twacana uwaka, njye nawe. Rero Nyambo nateteshwe, niyumvwe, kuko Nyambo ararenze, ni isi yanjye ku giti cyanjye, ni umutima wanjye. Tugana ku musozo, wowe wadukurikiranye turagushimiye cyane. Kora share kugira Nyambo abibone, unabigeze no ku bandi. Subscriber ni ingenzi kuri twebwe. Dusuhuza cyane abantu baba mu Burundi, abantu baba Uganda bumva Ikinyarwanda, baba Kenya bumva Ikinyarwanda, ndetse na Tanzania n'Abanyarwanda muri rusange bo baduhora ku mutima. Turabakunda cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.